Uyu munsi turi kuwa gatatu Kanama umwaka wa 2023. Icyo ngiye kukubwira nizeye nashidikanya nuko cyakorewe ubushakashatsi n'ubugururangingo. Abashakashatsi mu by'iminsi mikuru bakaba bahanga mu gusesengura iby'iminsi mikuru n'ibirori bitandukanye. Bo bakoze ubushakashatsi bemeza ko mu minsi mikuru ishimisha umuntu we ubwe ku giti cye, uyu munsi nta wuhiga. Inyarwanda.com kuri uyu munsi mwiza nibuka itariki wavutseho ugira umunsi mwiza. Icyo ngukundira kandi nzahora nkushimira iteka, nkunda kunyumva vuba naravunika. Ndabizi neza wamaze kubyumva ko uno munsi tugiye kwifuriza isabukuru nziza umuvandimwe ndaza kukubwira mu kanya gato, dore ko ari urukiryi rw'uno muryango wa Ruberwa Simon na Mukeshimana Leonila bahundagajwe umugisha wo guhuzwa n'Imana, babana nk'umugore n'umugabo. None kuri uno munsi wo ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani mu 1999 nibwo bungutse umwana w'umuhungu wari utanazwe ubwenge agakaraga ubuhanga mu ruhanga rwe, dore kuri buze kubyumva ninza kubikuvira imuzi n'imuzingo. Nyuma gato baje gutanga ubunnyano, maze abari aho turya imitsima tunkubushera, maze bo batangaza ko amazina ye yose ari Sam Kwizera. Uyu yavukiye mu buzima butari bworoshye nk'uko uri buze kubyumva. Ubuzima bwe bwaramushaririye. Gusa mbere yuko mbikuvira imuzi n'imuzingo, nkundira mbanze nkwibutse ko ari umwizera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, akaba yarabatijwe mu mwaka wa 2015. Kuri ubu ngubu mu mwaka wa 2023 ni Master Guide, Chef Guide, umuyobozi mukuru. Uyu ngiye kugusangiza amateka yashaririye mu buzima yagiye anyuramo bw'inzitane, ariko byagiye bimucira inzira yo kuba uwo ari we kuri uno munsi. Ni Sam Kwizera nk'uko nabikomoje haruguru yuko yabonye izuba mu 1999, nk'uko nakubwiye ko ubuzima bwamusharira akiri muto. Mu mwaka wa 2001 ni ukuvuga ko yari afite imyaka 2 yonyine nibwo ababyeyi be batandukanye. Ntacyo yarazi, n'umwe bitaga igisekerabanzi. Kuva icyo gihe yahise yerekeza kwa segukuru we, niho yakuriye kugeza amagingo aya. Kwiga amashuri yisumbuye ntabwo byari byoroshye, cyane kubwo abanyeshuri bagenzi be berekezaga aho barira, we yahitaga asohoka akajya kota izuba. N'abandi bagenzi be bari bahuje icyo kibazo, no kuvuga ko baturukaga mu miryango ikennye cyangwa se itishoboye, itabona ubushobozi bwo kwishyura ibyo kurya. Maze b'abanyeshuri bo mu ngagari nk'uko mubyita bamara gufungura bagasubira mu ishuri. Aba nabo niko byagendaga, basubiraga mu ishuri bakajya kwigana nabo, ariko bamwe mu gihe bigaga batura imibi babuya. Aba bo batabaga bakoze ku munwa, babaga bayura basinzirira mu ishuri. Mbese ntago byari byoroshye. Ubu buzima yabubayemo kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kugeza mu mwaka wa 3 O level. Uyu kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 superieur, senior 4 senior 6, yagize amahirwe adasanzwe yo kuba ushinzwe kugaburira abanyeshuri bose, food prefet. Kuva ubwo yemererwa kwiga atanishyura kugeza ashoje amashuri ye. Ibitangaje kuri Samu, amafaranga yishyuye kuva yatangira secondary cyangwa se segonderi kugeza yisoje ni ibihumbi 7 by'amafaranga y'u Rwanda gusa yo kugura informo cyangwa se informe, imuzangano nk'uko mubyita. Umva,
Ikindi wamenya kuri Sam Kwizera MC Master Guide nuko kuva muri nursery, primary, secondary yose yize ku kigo kimwe gusa cyitwa Groupe Scolaire Rugarama, ubu ari nacyo akoramo, mbese cyaramuhiriye. Asoje secondary mu mwaka wa 2019 yahembwe nk'umunyeshuri w'indashyikirwa, ahembwa tablet ifite agaciro k'ibihumbi 180. Mu mwaka wa 2021 uyu yaje kubona akazi muri iki kigo n'ubundi yizemo, maze atangira no kwiga kaminuza. Yiga muri Kibogora Polytechnic iherereye mu karere ka Nyamasheke, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Agomba gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mwaka wa 2024 azero. Kwizera nuko muri Nyakanga mu mwaka wa 2022 yitabiriye amarushanwa ku rwego rwa kaminuza mu mivugo muri Ndi Umunyarwanda, maze aza kuba uwa mbere. Akomeza ku rwego rw'igihugu, naho aza kuba uwa mbere mu kuvuga ino mivugo, maze aza guhembwa muri Unity Club Intwararumuri, yari ahagarariwe na Madame Jeannette Kagame. Igihembo bamuhembye cyari gifite agaciro k'ibihumbi 825. Mu kwezi kwa 11 n'ubundi muri uwo mwaka wa 2022 yahamagawe mu ngoro y'inteko nshingamategeko, maze ajya kuvuga umuvugo mu bantu bagera kuri 400, harimo abayobozi bakuru ndetse na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame. Maze aza kubona ko mu muryango w'iwabo nta n'umwe ufite permis provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga, ngo yaje gusanga abaho bose bigirira indangamuntu duhuriraho twese nk'Abanyarwanda, ngo maze bimutera ishyaka ryo gushaka uruhushya rw'agateganyo. Akoze ikizami kimwe muri bwa buhanga bwe nakubwiye, aza guhita yegukana maze yiga imodoka, maze mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 aza kubona uruhushya rwa burundu permis conduite yo gutwara ibinyabiziga kategori B. Kuri ubu ngubu nibyo nakubwira gusa, nkaboneraho kumwifuriza isabukuru nziza ye y'amavuko, ariko ngasoza nkubwira ko ari umushyushya rugamba, umuyobozi mukuru mu birori bitandukanye, MC Master of Ceremony, akaba umuhanga mu kuvuga imivugo. Niwe wagize isabukuru kuri uno munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2023. Inshuti n'abavandimwe be bose tumwifurije isabukuru nziza. Ibyiza bitangwa n'Imana ibari byiguhundagazo kuri uno munsi wawe. Nge ndi MC Tuyisabe Nerso. Isabukuru nziza.